ese Nyiragitariro karame papa saba ukunda udusore duto mbari nkunda udusore duto twadigidigi nawe urabyumva ubona vuba mu Rwanda umugabo suragira urabona nagira gusaza nkagira no kwihangika nyine mbashaka umuntu uzasazisha neza nitegeka garase cyazwa papa saba umufata ute kuri wowe mufata nk'umuntu w'icyitegererezo umuntu ndeberaho umuntu w'umuvandimwe cyangwa se imfura ubundi ngewe iyo nshimira umuntu nkabona yujuje ibisabwa byose ku mwana w'umunyarwanda ku muntu ushobora gufasha umuntu mu kibazo ushobora kukurenganura aho urenganye umuntu ushobora kumva ububabare bwawe umita mwita imfura mu buryo bwiza rero mwitamo imfura ni wa muntu utagutererana ikibazo cyose yababarana nawe shari ndagukunda merci beaucoup buriya nagiye mura n'abeza benshi ariko ngeze wawe mvuga ati ibyanjye nawe birahura mpita mbona bivuyemo ndanyuzwe nawe ndishimye akantu kandanyuzwe gese kandangiza ngo uyu mwamikazi w'inzozi narose umutesi wanjye umwiza imbere n'inyuma ari Nick nashizeho like uzabaze Nick ni nkanjye na Mike yarandemewe nanjye ndamuremerwa imboneka rimwe mwino misiri digital ni manu nahembukiye abandi basonzeye nzagutuza mu kirwa cy'umutuzo kure y'amarira n'amaganya bihungabanya umutima kuko umutima wawe wera kurusha amazi y'urubogobogo ntugira amanyanga uri nyangamugayo kuri njye uhora uri perfect. Thank you so much. Yamananga turi kuri Legacy TV turi mu karere ka Musanze no dusanze ibi byamamare muri imbere yanyu kabisa umwe ni LG tane habe n'umusore mwiza cyane kabisa wa Madrid Rastafari yani kabisa yabanye kamere kuri Rasta wala cool umeze fresh cyane ameze fresh kabisa ndashimye amna usuburu baba rumasi tukagira umutima mu ajya nta murasturaka nta murasta wangana hanugazimu ntaruzimu ubuzima ntabwo wabura umurasta burya rimwe na rimwe iyo zimiye uteranya abantu. Okay, so watangiye bibwira tu ubundi ngewe nitwa amazina yanjye nyakuri banyita Mane naguha Vincent ariko benshi bazi ku izina rya Pakasenti Manira cyangwa sa Africa Pakasenti Manira South Africa abundi bakamenya ku izina rya Doctor bitewe na muvi nyina ewana kabisa reka twigire uburyo bwawe mu bayeshi mu Rwanda twaramukunze n'utura cyangwa ukunda ndavuze nka energy tane Nyiragitariro umeze gute meze neza urakomeye cyane ndashima Imana nta nubwo ukwiye kwivuga ubundi se hari umugore wivuga yivuga abagabo Nyiragitariro makuru yawe ndaho urashima Imana bikomeye cyane ese ko musanze Nyiragitariro hanze kuri umwana w'umurwa za Nyamirambo byagenze bite nuko wabibonye nyine basanze angaha bimeze nkaho muri kuri scene cyangwa se barimo gutegura ibintu mushobora kuba mujye gukora by'amafilime ese ni filime murimo gutegura mushobora kuba mujye gukina ni filime iyi filime se yitwa ngo ikimbere kugira ngo abantu bacu tubabwire ku gaseke tugapfundure kazaze kanasohoka n'abantu banakazi urusobe filime yitwa urusobe yego okay filime yitwa urusobe se wowe uzabukina nk'ikindi nk'umubyeyi nzakina ndi umubyeyi mu buzima bwa buri munsi abantu bahura nabwo bigaragara ko nzaba ndi umumama waje guterwa inda ndi umwana ndi mu kigero cy'ubukumi cyangwa ndi inkumi uwayinteye akampemukira kansigana umwana akazakura mbaza se ariko akazamumenya ku iherezo rya nyuma ise atamuzi urumva ikizakurikiraho hari bishobora ko yamutera n'inda bahura mu buzima bubi urumva akamugirira nabi kandi atamuzi ubwo rero nyine muzihera ijisho muzayikurikirana hahandi muzamenya inkuru yose wasanga Dr. azari nagari byose ndabikora ndi umusani ndi umwakiteri ndi umutekinisiye n'umusaruro uraririmba cyane reggae or hip hop mfite hip hop mfite album ya hip hop na reggae manda ndashaka kuzuza album maze kugeraho nkenye gutyo uvuga ngo uraza ko mu bitero
shaka ko nampera 70 nta kibazo digidigi bajya bambesha nta kibazo kabisa cyangwa umunsi na digidigi itaruka mwebeza uze digidigi ukakantu ako ubundi gukina digidigi umva bimeze bite mba numva ari mawe nyine hari ukuntu bamutera utugambo ubona we mumeze nk'abashita kabisa mba ndimo neza muri ko pasava umuntu gukinira neza ukumva uranyuzwe n'uwowe nyine uramuvuze digidigi turemeranya buri wese nashobokana nawe kubera ko ndi umukinnyi ariko noneho bigera kuri digidigi bikaba akarusho papa sava bikaba terebye noneho nabandi mbati mbese n'undi muntu njya nkunda kumashanya nawe ni umuntu bita nuka buri munsi ariko ubwo si digidigi ni digidigi niwe nanjye we na ndimbati usifofo na veve ninde ari fofo na veve ninde gukinira ukavuga uti nakinira neza uyu munsi fofo na veve fofo ntago ndahura nawe cyane kereka umunsi w'ubukwe yanga ko mba marene we naho ubundi veve niwe dukina tugahangana nk'umukobwa wanjye nyine muhangana nti usa na kaburimbo ku buryo utakwitwarira uwawe mugabo urumva ni umwana tuba duhanganye tu naho veve ntago duhurira mu bukwe mu kirori ariko nta maseni menshi ndagenda bihuza gato ndahita ngaruka iwawe kamanza njye kuri Dr Gato ndikutabwe kari n'ubundi nagufe kunoza kuri muri Citymed kuri za filime za Ufite Citymed Citymed ndava ko iri muri filime iyo nasaye buri koko zirambye hano mu gihugu cy'u Rwanda gusa muri Citymed hari ikintu tujya twibaza cyane haba kuri Nick ndetse Diane yakinaga ari mushiki ntuzana ko Nana tentire y'umweru atari Nana yitwa Sanda ariko akina yitwa Nadia muri Citymed yitwa Nadia okay kuri weho ubona aho kugira ngo Nick akine ari couple na Nana cyangwa se akine ari na Nadia ubona couple yaryo muri Citymed uri nk'umwanditsi ari yihe shabara couple ya Nick na Nana mbabona biceka bivamo Nadia wenda ho sinigeze mbitekerezaho yuko wenda na abakoze casting bamuhaye role yo gukina ari mushiki wa Nick nyine mbifata mbambona biryoshye nyine banasa bimeze kimwe urabona ufashe nkanana ukavuga ko ari mushiki wa Nick ari inzobe cyane Nana ari igikara ntabwo ubona byaryoha cyane ariko Nana yabaye copine Nadia akaba mushiki we mbambona ntacyo bibeshye hari sawa. Okay. So dukomeje kugenda hagati muri cinema ukuvuga ngo uri gofe ugirimo cyane hariho mama Nick ugahita uvuga ngo muri Citymed tukaza muri Seburi koko dusangamo Nyiragitariro wacu no papa Sava bakubwiye ngo uhitemo mama wa cinema muri mwaka 2021 umama witwaye neza tugendere kuko wicaye na Nyiragitariro muri cinema wahitamo hagati mama Nick cyangwa se na Nyiragitariro ngaka icyo kibazo kimwe kuko icyo kibazo kiragoye burya buri muntu wese aba afite uburyo bukoma nanone hari igihe ureba bose nyine ukabona wabaha ibikombe pe cyangwa reka byoroshye bavuze ko barakuzanira hagati ya Nyiragitariro na mama Nick bashaka umukinnyi w'umumama barahitamo arakina role ebyiri zose ari umunyacyaro ari n'umusirimu bagwa batihitamo mama Nyiragitariro cyangwa se mama Nick ugeze role ebyiri zose uzazikina wafata uwohe sha uwo bahitamo wese nge yanyura kuko bose nabahanga bose bafite uburyo banyemeza ari mama Nick ibyo uvuze yabishobora ari Nyiragitariro ibyo uvuze yabishobora sha no ukuri umpaye ahubwo wenda uvuza ngo ninge uri kore casting naye gusigira nkigendera kuko nabura uwo mpitamo kuko bose ndabazi n'aba actrice beza uko wameze nk'uruvu icyo wabajyana mu gukina cyose bagikora neza niyo mpamvu kumbwira ngo mpite mu byangora pe ese Nyiragitariro karame papa Sava uko dusore duto mbari nkunda udusore duto twadigidigi nawe urabyumva mu Rwanda umugabo suragira urabona nagira gusaza nkagira no kwihangika nyine mbashaka umuntu uzasazisha neza ese ntabwo ushobora kujya muri quartier uvuye kubigero nkazira filime urabona hari umujambo bita ni manzi ninde igize umukino filime yajya muri quartier abana bakirukanka nyine bakavuga nyine ngo n'umugome nko kuraza ikintu uwo ntabwo ushobora kujya muri quartier wataha ndakeka ufite abana ufite abana bakuru bafati bamba bira bintu kintu muri ntabwo muzo musanzwe muri iki gihe rega iyo myumvire ntikiri mu bantu abantu bamaje gusobanukirwa sinema icyari cyo
bazi ko ari inyigisho, bazi ko ari ubuzima dusanzwe tubona bwa buri munsi. Hahandi n'umwana wanjye ndeba akavuga ati mama umva watwitse noneho atari ukuvuga ngo wabajwe nuko ndi umugore wa digidigi ko ndi gukina ibintu na digidigi, wapi bazi ko ari ubuzima buhoraho buriho, ariko hariya mba ndi Nyiragitariro, ntabwo ari we Uwabeza Leokadi, ubundi niyo mazina yanjye. Uwabeza Leokadi, Leokadiya cyangwa se Uwabeza Leokadi. Utumye mpita numva najya muri backup yawe cyangwa se babyita throwback. Ubundi Uwabeza Leokadiya ubu utuye wavukiye mu Musanze? Uwabeza Leokadi ni umumama wavukiye Gicumbi mu majyaruguru mu murenge wa Rukomo. Ndi umumama nyine nenda mvuze mu buryo bwanjye, mbana n'abantu, ndi umumama ubana n'abantu neza, useta, ushyenga. Ubundi mu Banyarwanda niko bajya batura muntu yarashyenga. Urumva ndi umumama uzi kubana neza n'abandi bantu. Muri Gicumbi niho utuye? Yego. So ni Tegeka Grace cyangwa se Papa Sava, urabona kenshi muri iyi minsi nyine bimeze nkaho wari waribagiranye ukuntu, bitewe nuko sene yawe na Rurinda nasa musore Rurinda hari urukundo rwayo rwagiye umera nkaho uzi, then wongera kugaruka muri Papa Sava no gutwika bya hatari. Ni Tegeka Grace cyangwa Papa Sava umufata ute kuri wowe? Mufata nk'umuntu w'icyitegererezo, umuntu ndeberaho, umuntu w'umuvandimwe cyangwa se imfura. Ubundi ngewe iyo nshimira umuntu nkabona yujuje ibisabwa byose ku mwana w'umunyarwanda, ku muntu ushobora gufasha umuntu mu kibazo, ushobora kukurenganura aho urenganye, umuntu ushobora kumva ububabare bwawe, mwita imfura. Mu buryo bwiza rero mwitamo imfura, ni wa muntu utagutererana ikibazo cyose yababarana nawe. Yego. Hari agasene nakunze ukina na Kazungu ajya kukwereka no kumutera imitoma, nshaka kujya rasitabe Kazungu akuntere byuzi n'utome bye. Nifuje gukubona wakitinga pesi nakoresha ubundi. Hari abantu imbere y'abafana cyane witwa Esperance twarahuye, nimukoresha na interview neza n'undi witwa Nkota. Muri bifuza guhura nawe niweho na Papa Sava nsigaje. Nawe nshaka kugira ngo basi nkubone aho kandi kwakitinga. Rasta kwitira imitobe bigira Nyiragitariro. Ayisubize kabisa bitevuga ati inzozi zanjye zigeze. Mu nteretere niho twitwaza muri filime. Tageze muri filime. Sheri ndagukunda. Merci beaucoup. Buriya nagiye mura n'abeza benshi, ariko ngeze wawe ndavuga ati ibyanjye nawe birahura, mpita mbona bivuye. Ndanyuzwe. Naye ndishimye. Akantu kananyuzwe gese kananyuze. Ako bamugosha kuzi gutereta rero. Utazi gutereta. Sasa rero bisebigeza barahuye n'ibibazo. Bambwiye ko uri umuraperi ne ututravombe cyangwa se passport mu Gifaransa. Ugiye kuturirimbira karirimbo kari byuze ufite nyinshi ariko ntawabuza ku rukundo. Ku rukundo. Nyiragitariro yibona mu nyine. Nkabona Nyiragitariro ari mu rukundo neza, rumukuru hanga yicaye rukamuzamura. Umuntu biteka nguyu umwamikazi w'inzozi narose, umutesi wanjye umwiza imbere n'inyuma, ari Nick nashizeho like, uzabaze Nick ni nkanjye na Mike, yarandemewe nanjye ndamuremerwa, imboneka rimwe mwino Misiri digital, ni manu nahembukiye abandi basonzeye, nzagutuza mu kirwa cy'umutuzo, kure y'amarira n'amaganya bihungabanya umutima, kuko umutima wawe wera kurusha amazi y'urubogobogo, ntugira amanyanga, uri nyangamugayo, kuri njye uhora uri perfect. Guma. Nyiragitariro arize this. Nyiragitariro mushimire koko. Urabona umusore adafite impano. Thank you so much. Thank you too. Mwana ufite impano kabisa. Merci beaucoup. Ufite impano. Harya album yaruzuye yose maze kuzura. Mfite album ya hip hop. Ndiho ndakora no kuri album ya reggae, ndashaka no gukora kuri nkakora album ya dancehall. So producer mukorana mu buhe? Producer nakoranaga na producer MB Pro. Ariko ubu ngubu ndiho ndatinya. Niho najyaga nawe wajya gukunda kunkorera, hari ba Mash Pro, ariko ubu nari ndiho ndiringa na ba Made Beats
abariho bashobora kuba bankorera. Ese nkungu Ozibiko yakoze agashya Mr. Ozibiko basiga bastate akigira ndimba tabakora nakana kuki utafuta Nyiragitariro kubita kora asubone mugabo katwika ubundi nyine nabyo ni ibintu umuntu abatekereza ababipanga nyine nabyo biba biri mu mishinga mu indirimbo zindi nzakora. Hari abantu benshi dukorana muzagenda muzibonamo. Nyiragitariro asitati cyangwa Dr. cyane ego ko ahubwo ubwo nsabiye umwanya hano wasanga bamusaza miliyoni kuko musaba ifaranga byinshi amufasha nk'umuhungu wanjye. So Nyiragitariro nuri rukundo ufitiye sinema cyangwa se akenshi tugira ikintu bita conflit de generation ugasanga hari apeti babazamuka bato akenshi no muziki cyangwa se mu bindi bintu noneho abantu bari hejuru bakabagirira ishyari uvuga ati ibyana bishaka kugira ngo bidukure amafaranga bidukure ku isoko. Ese hari conflit de generation ubona muri sinema cyangwa muri sinema ntabwo iragiramo? Biriya bintu ni nabyo twumva duharanira. Nkanjye nk'umumama w'imyaka ngezemo numva kuri njyewe nazagira abansimbura ntikanyije ngo mvuge ngo ninsaza nzakurikirwa n'uwuye muntu cyane njya mbikora mpereye wenda muri ibi biganiro mudusaba umuntu akaba atangira ariko yagusaba ati mfasha uzuma ikiganiro ukamwereka ko uri umusitari urenze ukamenya ikiganiro. Ntabwo umwana azamenya cyangwa wenda ukavuga ngo ntazi kubaza ngo uyu nguyu biki n'ibiki. Nuza we amaji yararirimbye aravuga ati nuza babasaba uburambe mu kazi wabubona ute kandi utahawe akazi. Niyo mpamvu n'umuntu ntiyaba icyari cyo atabonye uwo mwanya. Numva rero imbaraga zanjye nazishyira ku bana batoya kugira ngo bazamuke nabo berekane impano zabo, ndetse shishikariza n'abamama bageze mu kimbo cyane ko nabo bagomba kwerekana impano kuko hari uyifite ariko atarayerekana ayihishahisha yera. Ibyo bintu rero numva ubirebye ni nacyo twebwe tugamije. Fayini media ni urumva niho iyi sinema cyangwa se iyi filime yacu izanyura y'urusobe. Turashishikariza abantu rero kuzayikurikirana ari benshi kuko iratwika izaba ari umuriro. Twakoze mu mpande zose, dufite urubyiruko, dufite abasaza n'abakecuru ari bo twe. Urumva no gukora mu mpande zose ndetse tugira ngo ubwacu n'impano z'abana ziri hasi zizamuke, tutavuze ngo tubyihererane i Kigali gusa, tugere mu mpande zose. Musanze haboneka bo Ibyumba, Igicumbi, hehe amajyepfo n'amajyaruguru, abantu bose bamenye bakore. Birashimishije kuba numva ko wowe uharanira ko abana bato baza bakagusimbura. So iki kibazo rasta uvuze ko uri ushaka gutegura album ya reggae. Gusa reggae mu Rwanda muri iminsi aho bana na Tidred badutagikora imeze nkaho ntayo tugifite. Ese ubona ari he sura cyangwa se arize imbaraga wazana cyangwa se ugiye kuzana ku buryo se reggae twakongera tukibona mu Rwanda nyuma y'indirimbo ya King James yakoze yitwa Barasta twatwaye indirimbo ya reggae abantu b'Abanyarwanda bimvuma gakunda. Ubona arize imbaraga wazana? Ubundi reggae ni umuziki w'ibihe byose. Ubundi nta nubwo buriya twebwe nk'abarasta dukora umuziki kugira ngo tube abasitari, kuko buriya hari ikintu njya nkunda kuvuga. Nubwo turi muri industry ya muzika harimo ba Kayizari na ba Yesu. Ngewe rero ndasusu kwipanga cyangwa kwipasa muremure cyangwa kwivuga ibigwi. Ngewe niyita Yesu muri urwo rugendo ndimo, kuko ntago ndimimuke ndamuke ngo mbyuke nje kuhiririmba ibishegu ngo kugira ngo ninjize amafaranga. Kuko ngewe hari uko ntekereza igihugu cyanjye, hari uko narezwe, hari umurage nshaka kuzasiga ku isi. Ntago ndi wa muntu ukora ibintu ngo ndeba hano imbere y'amano yanjye. Hari igihe ibintu byanjye mbikora bazabyibuka ariko ntakiriho. Reka nguhe urugero nka Jay Polly, Imana kandi muhiruko indashira. Jay Polly abantu bigeze kumutererana bamera nk'abamushyira hasi bamugira gute, ariko baze kumenya uburyo yari zahabu atagihari. Benshi ngo banabimubwira ati wakoze ibintu byiza. Rero nanjye uburyo nkoramo ibintu byanjye sinkora ibintu ko wenda mvuga igishego ngo uyu munsi nicyo kiri gucuruza ngo nanjye mbyuka ndirimba igishego. Ngewe mfite message zanjye nibyo nateguye mu mutima, naho byazumvwa n'abantu 10 ntago nzaba narakoreye ubusa. N'ubwo buryo nkoramo umuziki wanjye. Nyine ruvuze ati ibintu by'abarasta byagiye hasi. Abarasta barahari kandi bafite n'ibikorwa byiza. Ahanini ariko ubura niyo mpamvu ubona abarasta bo nyine azi yakoze ikintu indirimbo akayishyira hanze wenda
niyirwa yirukanka ngo cyane ngo bigire indirimbo nziza zirahari n'abarasta barazikora kandi hari n'abarasta benshi dufite ibintu dutekereza nk'ubu hari nka filime dushaka kuzakora y'abarasta nyine dufite ihuriro duhuriramo ibyo bintu byose turabitekereza ukuntu twazamura industry ya reggae nyine reggae abantu bakongera bakayibona nibyo turi gutegura no kubishyiramo imbaraga ngo bizabisa byiza cyane so Nyiragitariro so musanzwe muhura cyangwa umunsi niho mwabona bihangana ko system yari yabonye Nyiragitariro ntabwo ayikinamo ariko dusanzwe tuziranye urumva nyine dukorera kampani imwe nta kuntu twaba tutaziranye nyine so tumeze nk'abasoza rero bagana ku musozi ikiganiro cyiza twagiranye aha ngaha mu karere ka Musanze dore ko n'ubukonje butatworoheye ishaka ibibazo bibiri ubaza Nyiragitariro nawe ashaka ibibazo bibiri akumbariza bibiri by'amatsiko wumva umufiteho nawe kubaza ibindi bibazo bibiri by'amatsiko agufiteho muri dusoza wenda nk'ikibazo namubaza Nyiragitariro namubaza ati wenda nka sinema niki imaze kukugezaho simvuze amafaranga wowe ufite ukuntu ubwira amarangamutima yawe n'icyo yakugejejeho ndavuga wenda ibintu bibiri kuri njye biraba bihagije sinema yampaye inshuti n'abavandimwe yampaye umuryango mugari ikindi yampaye kuba icyo ntari ndicyo ifite aho yamvanye n'aho ingejeje mu buryo bwo kumenyekana nari ndi wa mumama wapfukiranijwe n'ubuzima cyangwa n'imibereho ariko ngeze ahashimishije kuberayo yego wenda ikindi kibazo nakubaza wowe nk'iyo ubonye muri iyi si y'iki gihe ukuntu wenda abantu babahe bamemuke ndamuke bakora ibintu tubyita gutwika ariko rimwe na rimwe ngiye mbibona tujya ahantu habi rimwe na rimwe nyine dukurikira ifaranga ariko tuzesha dukurwa twariguyemo tutazi igihe twarugwiriyemo bitewe nuko ifaranga riri kugenda rimira ubuntu ibyo bintu bibonetse birumvikana kera umuvandimwe yabaga ari umuvandimwe ukamufasha uko biri kuko ngewe ndi mukuru ngereranije kera umuvandimwe yaza kugusaba ntugere ku munzani ukagenda ugafite ikibu ukadaha washyiramo bibiri washyiramo bitatu tikira ugenda utekera umwana ariko yaba n'umufuka w'umuceri uteretse mu nzu umuntu ajya kuguha agapima timenye ko nkwahikira icyo kintu mbese mbona umuco waragiye utakara ikindi kintu ndakivugaho nkuko nagitekereje muri iki gihe ibi bihe koko ni ibihe byo kuvuga ngo ni imitwiko ngo ni ibigezweho umuntu agafata amafaranga ye akagenda akayatwika akagura umwenda ucitse ngenda nzi ko kera umuntu agura umwenda muzima ku buryo atangiye no gufata umwenda utanga amafaranga kandi ucitse ni icyo gisubizo nabona yabaye nka mutipe yagiye kwa nyirakuru yambaye ipantaro ya deshire nyine ayisiga yaragenda ajya mu byo akora agarutse asanga nyirakuru yose ayikubisibire matise nyogokuru ibiri bicyo yakoze ati mwana wacu nabonye icitse wambara ibintu bicitse ati ndayikudoda murakoze cyane nanjye ubwo ndatahe rasta cyangwa Afurika bibaye ngombwa ko ubona ikiraka kandi uri mu kazi ka fayini media kuri no filime y'urusobe tugiye gukora izahindura imyumvire y'abanyarwanda cyangwa se n'abandi mu badukurikirana ukabona ikiraka gisumbije amafaranga kuri iki ngiki wasiga ibi ngibi ukajya muri kiriya kiraka oya buriya nyine mbere yuko unambwira wenda tafika bibaye ngombwa ko kandi bikenewe byose ari ngombwa ko gukorwa mbere yuko unyita ibyo byose wanyise rasta burya rasta agomba kuba ari umuntu uri seri kandi nibyo nakubwiye ngewe uramfite ukuntu narezwe mfite n'ukuntu nteyeho nta nubwo mbeshejweho no kuba n'amafaranga urumva banzanye hano banyizeye urumva nkabyuka ngo mbatabye mu nama nkurikiye amafaranga igihe tuzahora tuyirukankaho nta nubwo tuzabona ni ibyo Bob Marley yavuze ngo nimba unezezwa no kugira umubare w'amafaranga menshi uzarenda upfa utishimye kuko imibare ntirangira ni infini jewe rero naguma hano ngakora urusobe rwa fine media bikagenda neza kuko nkabura boss wanjye ni umuntu unyespira ikintu mukundira hano umubosi uca bugufi harya buriya bamwita nde bamwita Emma kuko dukunda kumwita no kuvuga ngo kugira ngo mugende namwe muzi wo dukorera umuntu ni umubosi
afite amafaranga ye, afite uko abayeho, ariko ushobora kuza turi kumwe ntumenye ko ari we boss kubera ukuntu aba yiciye bugufi nawe ari umujama nkatwe. Ngiye nk'ukuntu mba mbona abayeho n'ukuntu mbona ari umuntu uri seriye w'inyangamugayo, nanjye ntabwo namutaba mu nama. Kandi burya n'amafaranga wanakenera, ushobora no kugira ikibazo aho kugira ngo ujye kuba umugaragu w'ifaranga ukaba wanamubwira ati bimeze gutya, aho kugira ngo mwicire ibintu nk'inkundamugayo. Akandi kabazo ka kabiri rero, Rasta mu buzima busanzwe sobanurira abarasta bashaka abagore, ese wumva niba babashaka wumva uzashaka umugore umeze ute? Uri muri sinema usanzwe mu buzima busanzwe wumva ukunze uwuhe mugore mu buzima bwawe utekereje? Buriya rero muri sosiyete, ariko abantu sinabarenganya n'ibintu wenda baba batamenyereye. Buriya hari nk'ahantu njya ngera utwana tukavuga ngo dore umuntu wisukishije, abandi bavuga ngo biriya bisatsi. Uwo muntu ntabwo mubwira nabi, nuko badasobanukiwe rasta icyo ari cyo. Ubundi rasta ntabwo ari izi dreadlocks. Ubu na Nyiragitariro ni rasta kuko yigirira umutima mwiza, azi kubana n'abantu, akagira urukundo abantu, uje umugana wa mugani cyamurushije akakimuha. Ni ukuvuga ngo rero abantu benshi kimwe nk'uko hari abantu bagiye baba bafite dreadlocks bagiye bitwara nabi bakicira izina abandi bantu. Rero icyo kintu ndakirinda, bura aho kugira ngo mbaye umuntu uhemuka nakogosha uno musatsi wo kugira ngo nsebye abandi barasta. Niyo mpamvu rero nibyo wambwiraga ati nshobora guhitamo amafaranga nkagenda aho, ntabwo nabikora. Rero buriya barasta ni abantu nk'abandi bashaka abagore bakagira n'urugo rwiza. Hari abarasta benshi bafite abagore, nuko wenda njyewe namushaka wenda nzamushaka. Kandi wenda umukobwa wenda wavuga ngo nzakunda, ntabwo nzavuga ngo wenda ngo ni umusitari ngo cyangwa si umusitari ngo ntagazwe. Njyewe nzashaka umuntu uri kuri njyewe, uwo mbona nkishimira, ufite imico nshaka. Ntabwo nzagendera wenda ku mafaranga, kuko burya ntureba niba ufite miliyari ariko umuntu mutumvikana acahana agatsimba n'undi agatsimba, mushobora no gukena mukabura kugura akamambiri. Ariko mushobora kuba mufite urukundo mukavuga ati njyewe rasta tuzajya dukora nka capati cyangwa byandi, nimba ari ibidiya nimba ari ibiki ibiraha muhuje n'umugore wawe mukabikora mukunguka igiceri cya 50 n'umutima mwiza, mukazahera kuri 50 mukagera kuri miliyari. Urumva rero njyewe ntago wenda ngendera ngo nashaka umukire ngo cyangwa ubwiza. Njyewe nzashaka umuntu numva niyumvamo n'umutima wanjye, niyo yaba wenda abandi bamuvuga uko atari, njyewe nzagerageza kumuhindura no kumubera real. Mpfa ko ikintu cya mbere ni urukundo, kuko burya ntabwo reba ngufitiye urukundo. Nibyo njya mbwira abantu ngo uburinganire bwa mbere yuko bigisha abantu uburinganire bajye babigisha urukundo. Burya ahantu hari urukundo, nimba ufite akantu keza ntiwacura mugenzi wawe, nimba burya ukunda mugenzi wawe ntiwatinyuka kuzamura ngo urushye. Nk'ubu ngiye nsenga mu buzima bwanjye, yaba ari igitsina gore twakundanye cyangwa cyo tuzakundana, ntazagira umugore nkozaho amaboko yanjye cyangwa nankosereza, tuzicare tujya inama. Burya umuntu ukubise ntago ashobora kugukunda, ashobora kukwereka ko agukunze byo kukubeshya, ariko burya ntago yakwiyumvamo. Ariko burya umuntu niyo yakora ikosa ukamwicaza n'abandi, burya nawe hari igihe yicara umutima nturya ruswa ukamucira urubanza atari kuri muntu uko mubabaza ngiye mfata gutya, bigatuma hari ukuntu yisubiraho. Twari ikiganiro cyiza ngaho rwose kuri Legacy TV. Bari ibyishimo guhurira umuntu ahure namwe munaganiriza Abanyarwanda mageze ibintu byiza. Iki kiganiro twagize ni icyubaka, ntabwo ari ikiganiro cyo gisenya. Hari mwagira abantu n'aba nyinshi cyane, zawe za Dr. nawe za Nyiragitariro, ibintu byiza cyane. Mwakoze kudusura ngaho kuri Legacy TV. Imana bahumugisha kandi kuzamuka nabyita gutera imbere kwanyu muri sinema bizagere kure. Tunabona mwageze wenda ku rwego rwa kansime nawe muri kure cyane. Murakoze rero, muri make natwe turangiza dushimira, dusoza dushimira. Turabashimira kubw'umutima mwiza n'urukundo mwatweretse, ubwo mwari mukeneye ko dutanga ibitekerezo ku Banyarwanda n'Abanyarwandakazi, cyangwa se n'abaturanyi mu bihugu by'abaturanyi ndetse no hanze y'igihugu cyacu. Turashimira abantu badukurikira, baduha morale, batubwira ngo kuraje. Abakunzi bacu, abo bafana bacu natwe turabakunda. Ariko noneho turabashishikariza kuzareba filime Record
cyangwa se filime filime media urusobe. urusobe bakayikurikirana kuri channel yitwa Fine Media rwose tuza pe ne bya bindi bavuga ngo ni ugutwika niyo mvugo abantu bamaje kumenyera ariko rwose tuzahota pe twebwe ntabwo tuzatwikisha amagambo tuzatwikisha script nziza writing nziza sound nziza amashusho meza story nziza nicyo kintu dufite kandi rwose ndabizi ni ibintu twitondeye turi kubikora twitonze kandi tukabikora neza kuko twebwe ntabwo dukora ibintu byo kwikiza ngo dushyire hariya ngo kugira ngo wenda tubone views twe dukora n'ikintu akazagaruka kukireba akazagaruka kukireba nk'uko umuntu ushobora gukora indirimbo ijyanye n'ibihe yayindi hitinga igahora cyangwa undi agakora hitinga cyumweru uriya nyangira nk'indirimbo yanjye yitwa abantu bakiri abantu ngo abantu bataraba abandi inshuti mugendana ntigusige wiyibitse ibanga nturimene agasozi gaterera ugatega inshuti ngewe nibyo bintu nibanda nibanda kuri message natwe tuzaba byiza rwose ntituzabapfunyikira amazi murakoze rwose Imana yego amina namwe murakoze